Emera ugaruke usubizwe agaciro watakaje. Iki ni ikiganiro babaza Satani, njye nitwa Irampishe Emmanuel, mbahaye ikaze mwese. Tuyoganiye ku ijambo ry'Imana, turasoma ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bwanditswe na Luka, igice cya 15, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Handitse ngo, kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute, muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Gira ugaruke cyangwa emera ugaruke usubizwe agaciro watakaje. Iyi nkuru dusomye ni inkuru ibabaje, ariko iranashimishije mu rundi ruhande, kuko itwereka uburyo abana bari babiri mu rugo. Umwe akavuga ati, ngiye mu byanjye, ndumva nkuze, ndumva nihagije, igihe cyageze mu byanjye nanjye bicunga. Arabihabwa, ahabwa umugabane we, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha umutungo we ubugoryi. Kuvuga ngo yaragiye ajya mu ndaya, ajya mu rusimbi, arya icyo bita muri iki gihe kurya ubuzima, arya ubuzima pe. Igihe kigeze ngo inzara itera muri icyo gihugu, ibintu biramushirana. Aho yari yubashywe kubera amafaranga yari yajyanye, abantu bose batangira kumuvaho, ibintu byamushiranye. Igitinyiro n'icyo yari afite kiragenda, agaciro yari afite karashira, inzara iramufata ngo ajya gusaba akazi. Ngo umugabo umwe amujyana mu gikingi cy'ingurube kujya kwita ku ngurube, ngo ariko ngo akajya yifuza no guhazwa n'iby'izo ngurube zisigaje. Tekereza ahantu uyu mwana yaravuye iwabo mu bakire, tuvuge gutyo, mu rugo rwarimo abagaragu benshi, buriya afite n'abamwitaho nawe ubwe ku giti cye. Ariko ageze ku kigero ajya gusaba akazi ko kwita ku ngurube, ngo akifuza no kurya iby'izo ngurube zisigaje. Bijya bibaho ko umuntu aba ari muri famiye y'Imana, mu rugo rw'Imana, afashwe neza, yitaweho, yumva ijwi ry'Imana, avugana n'Imana, abanye neza n'Imana, umubano we n'Imana umeze neza. Igihe kikagera kumva amajwi amushuka, ubwira ati, biriya uzabivamo kugeza ryari? N'ubundi Yesu reka ntazagaruka, ni igipindi. Nuguma mu bintu by'ikirokore uzapfa udateye imbere, nuguma mu bintu by'ikirokore uzapfa uri umuturage, ntuzasirimuka. Ibintu by'ikirokore biragucupiza, amajwi nk'ayo. Ugasanga umuntu arifashe, aragiye pe. Ubundi umuntu ava ku Mana akajya he? Icyo tubwizanye ukuri,
uvuye ku Mana ubundi uvuze ko ugiye, ugicikiye hese. Ariko bajya bagenda usanga umuntu arahaje ari mu murimo w'Imana, akagenda agasubira ku byo yararetse. Uyu yajyanywe n'uyu mwana ugiye mu gihugu cya kure, ugiye kwayisha ibintu by'ubugoryi, ugiye mu gikingi cy'ingurube. Usanga umuntu wari umupapa mwiza usenga uvuga Imana neza, usanga yasubiye ku itabi. Yabaye umusinzi, yarahoze avuza ingoma mu nzu y'Imana, yarahoze ari umucuranzi, yarahoze ari umunyamasengesho. Babyukiraga muri nibature ugasanga yasinze, ugasanga yirwa ari umusambanyi, ageze ku rwego asambana n'abatanazi. Ibyo bibaho, abantu bakagenda babaye buzizi, babaye bagacupa, barahoze bavuga Imana, barahoze babana n'Imana, barahoze bumva ijwi ry'Imana, ariko ugasanga baragiye baba abandi bantu bajya mu gihugu cya kure, banywa itabi. Satani ari kubica urupfu rubi hanze. Bamwe barahakubitirwa, abandi bakora mu maborodire, abandi inkovu zidasobanutse. Ni mu gikingi cy'ingurube. Neza ikindi wabona yo ni iki? Ukagenda ati Imana itinze kunyubakira, Imana itinze kunkorera ubukwe, ndagiye. Uragiye se? Ugiye he? Wihungiye he? Ugiye he? Urapfiriye. Nyamara bubu usiga uzasanga baravanje. Nuko ngo uyu mwana abona ubuzima arimo, yibutse ubuzima abagaragu base babamo. Abagaragu apana abana base, abagaragu base bati ndi kwifuza ibyizinguro zisigaje. Abana ba papa bo abagaragu barimo bararya, si ukurya gusa bakanasigaza. Naho njye nzayicinza ngo yisubiyemo. Haleluya. Batereka nsubire kwa data. Ibi sibyo, ibi ndimo sibyo, nsubire kwa data, mve mu gihugu cya kure. Data arahari, yarambyaye. Ndagenda mwikubita imbere mbwira ati sinkwiriye kwitwa umwana wawe, basi mpaka umugaragu. Haleluya. Kuko ngumye mpfire mu gihugu cya kure, reka nzi ngwe mu maso ya data, basi nzi ngi kwa data, nze mwikubita imbere. Umwana yisubiramo, afata urugendo bati ibi sibyo, ndagarutse, nsubiye kwa data. Haleluya. Icyama nawe wumvishije ijambo, igihe uryumviye uyu munsi ntugusige, nawe ufata icyemezo ugaruke. Fata icyemezo uve muri ibyo ngeso mbi we warigiyemo, ingeso zo gutwara abagabo babandi, ingeso z'ubusinzi n'ubusambanyi, ingeso bitandukanye urimo, ubusimbi, muri betting, wapfuye rubi. Ufata icyemezo by today, nawe ugaruke. Ngo uyu mwana yafashe icyemezo avuga ngo ngenda asubira kwa data, ibi simbyemeye, ibi ndabirambiwe. Afata icyemezo ngo aragenda, agihinguka. Haleluya. Agituruka kure, se aramubona. Haleluya. Aramubabarira. Agituruka kure, uvuga ngo ntibaranavugana, ariko se akimuboneye kure aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Haleluya. Tangiye kumuha affection, tangiye kumuha care, ntiyitaye kuko hasa nahaturutse, ariko kuko umubyeyi yaramukeneye. Umubyeyi avuga ati umwana wanjye yarabuze, umwana wanjye yarazimiye, umwana wanjye dore yaragarutse. Ise yimubabariye nta n'icyo umwana aravuga. Ndagira ngo ubwenge inshuti y'Imana, wowe aho uri gupfira, aho wataye umurimo, aho ibyo urimo, wowe sa n'ugaruka gusa. Imana yiteguye kukubabarira, Imana yiteguye kuguha affection, kukwitaho, Imana yiteguye kuguha care, Imana yiteguye kugufata neza. Umwana ati data paka ngo umugaragu, oya nta by'ubugaragu, you are my son. Nta by'ubugaragu, ahubwo nibagire vuba bazane ikanzu y'igiciro cyinshi. Haleluya. Iyi kanzu kinari imbere yaratarayambara, ariko ugagarutse
ibyishimo Imana igize, ibyishimo umubyeyi agira umwana agarutse, ikanzu y'igiciro cyinshi iruta izindi nibayizane bayikwambike, impeta mu rutoki nibayiguhe, inkweto mu birenge nibakwambike, bashake ikimasa cyiza bakibage tujye twishime, famiye ikirori kiraba, haleluya, ibyishimo mu muryango ko umwana agarutse. Ese wowe iri jambo ndirizinze muri 2020 twegereje 2021, sinzi igihe wowe uzaryumvira, ariko se uremera uyu mwaka urangire ukiri mu gihugu cya kure? Uremera umwaka urangire ukiri mu gikingi cy'ingurube? Uremera umwaka urangire satani agumye kwicira mu businzi n'ubujura n'ubusambanyi, akwicire muri agumye? Urabyemera ugume mu gihugu cya kure? Ntiwemere ko uyu mwaka urangira udafashe icyemezo cya kigabo, uvuga ngo ibi ndabirambiwe, enough is enough, ndagarutse mu rugo kwa data. Abagaragu bararya bagasigaza, mu rugo kwa data ubuzima n'ubuzima, garuka. Data yiteguye kwakirana imbabazi nyinshi n'ibambe. Imana igumugisha. Iki kiganiro ushobora no kugisanga kuri YouTube channel yitwa Make Satan Sad. Ushobora kunyandikira kuri email ariyo makesatansad@gmail.com, cyangwa se ukamamagara ku kamenyetso ko guteranya 25 0780 40 18 731. Ubufasha bwose wakenera twagufasha. Imana ibaha umugisha.